Irene Murindahabi, Ishimwe Vestina na Kamikazi Dorcas ni inkuru imaze gutangaza abantu benshi cyane. Ni inkuru ikomejwe kwibazaho na buri umwe, gusa abantu benshi bakomeje kugenda batangaza ibitandukanye ndetse banatandukira ino nkuru kure cyane, bagakomeza kugenda bavuga ibintu bisa nk'ibidakenewe cyangwa se ibintu bakomeje kugenda batangaza kuri aba ngaba, bikagenda birimo imitwe bahaye inkuru zabo itandukanye byonyine kugira ngo babashe kwibonera views. Gusa iyi nkuru ya nyayo ni iyi ngiyi nge nkuzaniye. Kanda subscribe yandikishe kuri uno muyoboro wa Reze TV Media kugira ngo ujye ubasha kubana nangereze kuri uno muyoboro. Nitwa Reze The Action King, have to look me and love me. Ikaze kuri Reze TV Media. Ni nyuma y'uko rero Ishimwe Vestina na Kamikazi Dorcas bagiye ku rukuta rwabo rwa Instagram bakandika ko amasezerano bagiranye na Irene Murindahabi yarangiye ndetse ko batazongera no gukorana, ahubwo ngo batandukanye na Irene Murindahabi. Gusa bo bavuga ko ngo batandukanye mu buryo bwemewe n'amategeko ndetse nta n'ikibazo kibirimo. Abantu rero bahise bagenda babikabiriza, bagenda bavuga ko ngo ashobora kuzajya bishyura miliyoni 5 kuri buri ndirimbo kugira ngo bagireho uburenganzira, ngo ndetse bakaba barasabwaga no kwishyura angana na miliyoni 60 kugira ngo basi indirimbo 18 bari bamaze gukorana na Murindahabi Irene bazigireho uburenganzira. Gusa Murindahabi Irene we yaraje avuga ko ngo ibyo bintu atari ibyanyabyo, ndetse yatangaza n'inkuru zemeza yuko ngo abangaba rwose bari kumuteranya nabo, ko ngo nta kibazo bafitanye kandi ngo niyo bagira ikibazo bagikemura hagati yabo nk'uko bajya guhura n'ubundi byabaye hagati yabo, ngo nta muntu n'umwe wari ubizi. Ukurwa rero byaragiye bigenda gutyo, ni ibintu byakomeje kugenda bivugisha benshi, biranakomera biranamamara ndetse bigarukwaho na benshi mu mbuga nkoranyambaga, ariko n'ubundi bikomeza kugenda byibazwa na buri umwe, bibaza bati ese koko Irene na Vestina ndetse na Dorcas batandukanye kubera izihe mpamvu? Gusa izo mpamvu nta zindi bo batangaje, n'ubwo abantu benshi bakomeje kugenda bikabiriza babica hirya no hino. Bo batangaje yuko ngo impamvu batandukanye na Irene rwose ngo amasezerano yabo yararangiye, ngo kandi nabo bakaba bumvaga rwose urwego bagezeho naho bageze bakwiye kugenda nabo bagakora umuziki wabo ku giti cyabo, bagatangira kwizamura, bagatangira gutandukana na MIE Music ya Murindahabi Irene n'ubundi. Ubwo ngubwo rero bavuze ko ngo nabo aricyo gihe cyabo cyo kugira ngo batangire kwimenyekanisha ndetse banakore ku giti cyabo, cyane yuko banashimiye Irene Murindahabi bavuga ko ngo yababareye imfura, yabitayeho, yababereye intwari, ibintu yabakoreye byari byiza n'ibikorwa byabo baramushimiye, ngo niwe wabagize uwo bari bo ndetse baranamushimira. Nubwo benshi bakomeje kugenda rero babigarukaho, benshi banatangaza inkuru zitandukanye zidafite aho zihuriye n'ibi ngibi, bakomeje kugenda banenga ibinyamakuru nk'Irene wanenze akananyomoza ikinyamakuru cy'inyarwanda ngo cyari cyatangaje ko mu by'ukuri bazishyura miliyoni 60 zose kugira ngo babashe gutandukana na Murindahabi Irene neza, ngo ndetse bagireho na access cyangwa se bagire uburenganzira bwo gukoresha ibihangano bakoranye bakiri muri MIE. Ibyo rero Irene yarabivuguruje avuga ko atari byo, ndetse ko ngo n'ibyo bintu bari gukora banavuga ari inkuru z'ibihuha. Ubwo nuko rero ibintu bihagaze uyu munsi wa none. Murindahabi Irene hari abantu bakomeje kugenda bamukabiriza, bamwe bavuga ngo ese koko ngo Irene yarabasambanyaga, niyo mitwe nabonye bari kugenda baha inkuru, abandi bagakomeza kugenda bavuga ngo yari umugome, yabishe bahagaze, yarabaryaga, ngo ntiyabishyuraga ibintu byinshi, ngo agiye abarya amafaranga menshi n'ibindi bijyanye no kubaryamira. Ni mucyo rero nshimire buri muntu wese twabanye muri icyo kiganiro cya Reze TV Media. Nge mwabashije kubana nawe, nitwa Reze The Action King, Reze TV Media. Mukande subscribe, have to recommend to me, naho utaha.